icyo gihe babyita filime igarutse y'ubuzima. Icyo gihe zihinduka inzozi z'umuruho iyo ari siribatera atagira umugore, arota abakobwa yatekereje n'abagore yatekereje, nk'uko n'umukobwa nawe yagiye kurota arota umusore yatekereje cyangwa akarota umugabo yakunze. Icyo gihe babyita filime iri kugaruka mu nzozi. Nta yindi nkurikizi ihari, nta kindi kiza inyuma yabyo kiba cihishe. Ariko tugeze noneho ku mugabo ufite umugome yazacirwaho, yicara ku mazi menshi, ni w'abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga aribwo busambanyi bwe. Ni ukuvuga ngo hano ubukwe bundi buvugwa ni ukuraguza. Kuvuga ngo umukobwa n'umuhungu ni ubukwe. Iyo bakundanye bagirana amasezerano, kandi ayo masezerano agira ibyiciro bine nk'uko tubivuga. Ubukwe bwa mbere hariya rero itangiriro ibice 20 n'umurongo wa mbere kugeza 67, ayo magambo arasobanutse neza. Bamwe rero igihe cyo gutoranya iyo bageze ku gice cya mariage par consentement mutuel, baravuga ngo akarota undi mugore agakorana nawe igikorwa cy'ubukwe akarangiza, nuvuga ngo wa mugore afite abagiye gupfa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kuri amahoro kandi nimba uri no bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Tukubwira ngo Imana iguhe umugisha guhitamwo gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Ubisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, twakira abantu muri mu Rwanda, mu Burundi, mu biyaga bigari, mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Tubabwira ngo ikaze kuri gusenga everyday, kandi tubabwira ngo turabakunda kuko muri inshuti zakadasohoka. Twakira abantu muri Amerika, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia tubabwira ngo turabakunda, Imana ibahe umugisha. Abantu muri Europe tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Turi kumwe na Dr. Pasiteri Mpazibirego. Uraho Pasiteri? Murakoze, Imana iracaturinze. Amakuru y'imisi? Turakomeye. Imana iguhe umugisha cyane. Ese Pasiteri, uyu munsi waduteganirije iki? Menya inzozi zawe. Kaze watangira usenga Imana nk'uko cyane yacu ari gusenga buri munsi. Mana turagushimiye ijambo ryawe tugiye kubwiriza, kwamamaza ishimwe ryawe mu mahanga yose, ritubere imbuto itabora, ritubere umutsima utera imbaraga, kandi ridukomeze kuba duha amasezerano ngo abana b'abantu ntabwo batungwa n'imitsima gusa, ahubwo batungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Aka kanya ijambo ryawe ritubwira iryo kumenya buri wese inzozi ze, ribashe kudukomeza no kudufasha kugira ngo guhuzagurika mu iyerekwa no mu ibonekerwa no mu ishurirwa ribashe guhagarara, kandi byose ibi byo kuguhesha icubahiro mu izina rya Yesu, amena. Turaganira ku nzozi zawe, ariko tuvuga ijambo rikomeye ryitwa ubukwe. Turasoma itangiriro ibice 22 umurongo waho wa 66 n'uwa 67. Haravuga hati, itangiriro 24:66 na 67, uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Twaganiriye ubukwe bwa Isaka na Rebeka. Ni ubukwe bw'umusore n'umukobwa iyo bageze igihe cyo gushaka. Umusore arakura, umukobwa agakura, bakagera igihe bashaka kubaka urugo, bamara bagakundana hakaba kurambagiza. Ariko tuganiriye kuri Isaka, uko Aburahamu agiye gupfa yabwiye umugaragu we ngo azarambagirize umwana we Isaka mu gihugu cy'iwabo, mu bwoko bwabo. Hano ijambo ry'Imana aravuga ngo ahubwo uzaje mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabireyo umwana wanje Isaka umugeni. Ni ukuvuga ngo umukobwa n'umuhungu ni ubukwe. Iyo bakundanye bagirana amasezerano, kandi ayo masezerano agira ibyiciro bine nk'uko tubivuga.
ubukwe bwa mbere ni ukumvikana k'umusore n'umukobwa bakundanye. Umusore n'umukobwa bakaganira uko bazubaka, bamara kumvikana bamaze gushimana, umukobwa yamwemeye, umuhungu yamushimye, icyo gihe babyita ubukwe bwa mbere, mariage par consentement mutuel. Ubukwe bwa kabiri bamenyesha umuryango kugira ngo habe gukwa. Ubukwe bwa gatatu bamenyesha igihugu baturiye. Ubukwe bwa kane bamenyesha itorero nk'umuryango babana basengana kugira ngo bamenye uwo mushinga kandi bawuheshe umugisha. Ibyo rero ni intambwe enye z'ubukwe bw'umusore n'umukobwa bakundanye. Iyo rero barangije gukwa, wa mukobwa abazwi nk'umugore wa muhungu, ariko bategereza amasezerano yo kugira ngo Imana ibaheshe umugisha, babinyuze imbere ya leta, babigeze imbere y'itorero kugira ngo babone kubaka umuryango ukomeye, umuryango ushingiye ku rukundo rwa mbere, umuryango ushingiye ku muryango kabiri, umuryango ushingiye ku gihugu gatatu, umuryango ushingiye ku itorero kane. Ubwo ni ubukwe bw'umusore n'umukobwa. Hariya rero itangiriro ibice 21 umurongo wa mbere kugeza 67 ayo magambo arasobanutse neza. Bamwe rero igihe cyo gutoranya iyo bageze ku gice cya mariage par consentement mutuel baravuga ngo njyewe nzarongora umukobwa w'Imana izambwira. Ibyo ni byiza. Undi akavuga ati njyewe nzatoranya ndebeye ku byo nishimira. Ibyo ni byiza. Nizo mpamvu usanga bamwe barebera ku burebure, abandi bakarebera ku bukire, abandi bakarebera ku mashuri, abandi bakarebera ku bwoko, abandi bakarebera kuri byinshi. Iyo ukoze ibyo ngibyo nta cyaha uba ukoze. Kuvuga ngo warongoye umukobwa urebeye ku bwoko ntabwo ari ikibazo. Kuvuga ngo warongoye umukobwa urebeye ku bukire ntabwo ari ikibazo. Kuvuga ngo warongoye umukobwa urebeye ku bwiza ntabwo ari ikibazo. Ariko uvuze ngo uzasenga Imana nayo ikubwira ugukwiriye, uzaguhesha umugisha mu murimo wayo, nabwo nta kibazo. Ariko ibyiza ni uko abantu baje baratoranya ariko bakabishira imbere y'Imana kugira ngo Imana ibiheshe umugisha. Ntabwo ari ikibazo pe. Uko watoranya kose, watoranya wasenze, watoranya udasenze, ukareba ibigushimishije, ntaco byangirije, ntaco byishe. Ariko icyiza ni uko umuntu mu itorero yari akwiriye kubaza Imana, agasenga, no mu guhitamo Imana ikamuyobora. Umuntu uzamuhesha umugisha ku ijambo ry'Imana mu Migani ibice ni 19 umurongo wa 14 haravuga ngo ibintu byose n'amatungo tubiragwa n'ababyeyi, ngo ariko umugore mwiza, umugore w'umutima tumuhabwa n'Uwiteka. Byari byiza rero ku musore mbagiriye inama kugira ngo uje urahitamo ariko ugishe n'Imana inama kugira ngo ikuyobore neza. Ibyo ntibivuga ko warebye ubwiza ari ikibazo cyangwa amashuri cyangwa ubukire, ntabwo ari ikibazo naco. Ariko gisha Imana inama kugira ngo ikurebere umugeni ugukwiriye. Ubukwe rero bwa mbere, ingingo ya mbere, ni umusore n'umukobwa bagiye kubaka urugo. Kabiri noneho rero mu Baheburayo 13 umurongo wa 4 havuga ngo ubukwe bwubahwe na bose kandi kurongorana kw'abashakanye kubahwe. Hano haravuga ngo Abaheburayo 13 umurongo waho ni uwa 4 aratubwira ngo kurongorana kw'abashakanye. Hano haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Isi yuzuye abasambanyi n'abahehesi. Iyo biyandagaje nyine barinjirirwa. Ariko kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose kandi no kurongorana kwabo kube ari ukwera, kuko abahehesi, abahehesi batandukanye n'abasambanyi ahangaha. Abahehesi ni abantu basambana batagira abagore, abapfakazi, abasore, abo babita abahehesi. Iyo umukobwa asambanye bavuga ko yahehese, ntibavuga ko yasambanye. Iyo umusore asambanye bavuga ko yahehese, ntibavuga ko yasambanye. Iyo umugabo w'umupfakazi asambanye ntibavuga ko yasambanye, bavuga ko yahehese. Gusambana babivuga iyo hagize uwaciye inyuma y'undi, hagagira uca inyuma mugenzi we, yamara akaja gushaka undi mugore cyangwa undi mugabo, icyo gihe aba yasambanye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo
abasambanyi n'abahehesi Imana izabaciraho iteka. Wasambana uri umusore uzacirwaho iteka, wasambana uri umugabo ufite umugore nabwo uzacirwaho iteka, wasambana uri umugore uzacirwaho iteka, wasambana uri umukobwa ntubigire urwitwazo ngo nta mugabo ugira uzacirwaho iteka. Noneho rero hariya ubukwe mu Baheburayo 13:4 bisobanura ngo ibanga. 3 ubukwe bisobanura urubanza. Hariya muri Matayo 25 Matayo twumva uko atubwira. Matayo 25 haravuga hati icyo gihe ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo baja gusanganira umukwe, ariko muri bo 10 5 bari abapfupe, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajanye amatabaza yabo ntibajana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimuje mu bahanyuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Hari ubukwe Matayo 25:1 kugeza 13 nuru bisobanura ngo urubanza. Ahambere asobanura ngo gushakana k'umusore n'umukobwa, 2 ibanga, 3 urubanza, 4 Abakorinto ba 2:11 haravuga ngo nabakwereye umukwe umwe kugira ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye utagira idenge. Hariya bashaka kuvuga ko umukwe ari Kristo Yesu, none umwari ni itorero. None baravuga ngo nabakwereye umugabo umwe ari we Yesu Kristo kugira ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye kandi utagira inenge. Ubwo ni ukuvuga hariya 4 ubukwe ni ukwihana. 5 Ibyahishuwe 19 umurongo waho wa 7 havuga ngo mwishime munezerwe kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye kandi umugeni akaba yiteguye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo azahabwa kwambara umwenda w'igitare, ngo niyo myenda imirimo yo gukiranuka y'abera. Tunezerwe twishime twihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahaye kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Ubukwe rero ingingo ya 5 ni gucungurwa. Ibyahishuwe 19:7 umurongo wa 9 bisobanura gucungurwa. Ubwo hariya 6 ubukwe ku ngingo ya 6 bisobanura kuraguza. Ibyahishuwe 17 twumva uko atubwira haravuga ngo haza umwe wo muri baba marayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi. Ni w'abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga aribwo busambanyi bwe. Ni ukuvuga ngo hano ubukwe bundi buvugwa ni ukuraguza. Uku kuraguza babivuga no mu gihe cya Yezebeli. None ubu bukwe ni ukwifatanya n'abanyamahanga uri umwana w'Imana.
nuvuga ngo ubundi bukwe bisobanura kuraguza. Hariya karindwi, igice cya karindwi muri Amose 8:10, ingingo ya karindwi isobanura ubukwe, bisobanura ngo urupfu. Hariya Amose ibice 8 umurongo waho wa 10 n'Ibyahishuwe 14 umurongo wa 13, twumva uko atubwira. Amose ibice 8 umurongo waho n'uwa 10 aravuga hati: ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, n'indirimbo zanyu zose zibe amaganya, kandi bose nzabatera gukenyera ibigunira, n'imitwe yose ihinduke inkomborera. Nzahatera umuborogo nk'upfushije umwana w'umuhungu ari ikinege, amaherezo yabyo azaba umunsi w'amaganya. Hariya rero ubukwe bishushanya urupfu, nk'uko byanditswe mu Byahishuwe ibice 14 umurongo waho n'uwa 13 aratubwira hati: 14:13 aravuga bati: numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Ni ukuvuga ngo ubundi bukwe ni urupfu. Noneho rero igihe cyo kurota, igihe cyo kubonekerwa, igihe cyo guhishurirwa, igihe cyo kwakira ubuhanuzi, igihe cyo kurota inzozi, igihe noneho cyo kubona mu buryo bw'umwuka ukoreshejwe n'umwuka wera, icyo bisobanura ni iki? Ushobora kuba uri umusiribatere ukarota uri gukora ubukwe. Icyo gihe babyita filime igarutse y'ubuzima. Icyo gihe zihinduka inzozi z'umuruho iyo ari siribatera atagira umugore, arota abakobwa yatekereje n'abagore yatekereje, nk'uko n'umukobwa nabi yagiye kurota arota umusore yatekereje cyangwa akarota umugabo yakunze. Icyo gihe babyita filime iri kugaruka mu nzozi. Nta yindi nkurikizi ihari, nta kindi kiza inyuma yabyo kiba cihishe. Ariko tugeze noneho ku mugabo ufite umugore. Umugabo ufite umugore akarota ari kuryamana n'undi mugore. Iyo akoze igikorwa cyo kuryamana n'undi mugore utari uwe kandi ari umukristo, akarota undi mugore agakorana nawe igikorwa cy'ubukwe, akarangiza, nuvuga ngo wa mugore afite abagiye gupfa. Umugore nawe ufite umugabo akarota undi mugabo, bagakorana igikorwa, bakarangiza, wa mugabo wa mugore nawe bishushanya ko abagiye gupfa. Ariko iyo bakoranye igikorwa ntibarangize, icyo gihe haba hagiye kuvuka amakimbirane muri uwo muryango. Kimwe n'uko umugabo yaba afite umugore, kandi yaba afite umugore bikagera igihe yiroteraho. Icyo gihe yiroteyeho rero biba bisobanura ngo hagiye gutangira amakimbirane muri uwo muryango. Ni ugusenga cyane kugira ngo Imana itabare. Wa mugore nawe ufite umugabo akaja mu iyerekwa, cyangwa akaja mu nzozi, cyangwa agahanurirwa, cyangwa akaja mu ihishurirwa, cyangwa akarota undi mugabo w'ahandi aryamanye nawe, igikorwa cy'ubukwe kikarangira. Ni ukuvuga ngo wa mugabo we abagiye gupfa, atari wa mugabo basambanye, ahubwo wa mugabo umutunze agahangara akarota undi mugabo, bagakora igikorwa cy'ubukwe bakarangiza. Wa mugabo wa mugore aba ari igihe cyo gupfa kwe. Na wa mugabo nawe nuko rero iyo arose undi mugore utari uwe bagakora igikorwa kikarangira, wa mugore we nawe abagiye gupfa. Ariko iyo baryamanye ntibarangize, igikorwa kigacika kabiri, aba amakimbirane mu muryango agiye kuvuka. Bisanga abantu rero babisengere. Twumvise ko ubukwe bushushanya ibintu 7. Hariya twavuze umusore n'umukobwa bakundanye babyita ubukwe. Ibanga naryo ni ubukwe mu Baheburayo 13:4. Urubanza Matayo 25:1-13. Kwihana Abakorinto ba 2:10-2. Gucungurwa Ibyahishuwe 19:2 kugeza ku wa 9. Kuraguza Ibyahishuwe 17:1-2. Ndetse na hariya muri
Ibyahishuwe 2 umurongo waho wa 18 kugera hariya 22, nuvuga ngo ubukwe bushobora gusobanura kuraguza, kuko nabo babyita ubukwe. Imana data wa twese niyo yakoye ubwoko bwa Isirayeli, ibita noneho ubwoko yironkeye. Ariko ahandi muri Bibiliya aravuga ngo ubwoko Uwiteka yirongoreye, ni ukuvuga ngo Isirayeli ni ubwoko bw'Imana, nk'uko umukwe Yesu Kristo ameze n'itorero. Ubwo rero itorero muri rusange ni umubiri wa Kristo, umukwe ni Yesu Kristo, umugeni ni itorero ry'abera. Ubwo noneho n'Imana nayo ni umukwe ku Bisirayeli, kuko Isirayeli ni ubwoko bwayo yironkeye. Ariko Yesaya 64 ku murongo wa 2 kugera kwa 5 avuga ngo ni n'ubwoko yirongoreye. Nuvuga ngo Isirayeli ni nk'umugore w'Imana. Uwiteka Imana ifuhira Isirayeli cyane nk'uko umugabo afuhira umugore we, kandi noneho n'ubwoko bukayigandukira nk'uko bikwiye, uko umugore akwiriye kugandukira umugabo. Yesu Kristo nawe yakunze itorero, aritanga, aryegesha amazi ari ryo jambo rye. Ni ukuvuga ngo aremera, arapfa ku bw'itorero, nk'uko bavuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami Yesu Kristo. Namwe bagabo mukunda abagore banyu, kandi mubakunde muri byose, kandi mubitangire nk'uko Kristo yitangiye itorero akaryeza ho umwanda wose akoresheje ijambo rye. Ndetse hano haravuga ngo n'amazi mu Baefeso ari 5, Abaefeso 5 umurongo waho, Abaefeso 5 umurongo waho ni wa 25 avuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo atari we mutwe w'umugore, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, kuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Ni ukuvuga ngo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, umugabo nawe akwiriye gukunda umugore akamwitangira. Haba hari ikije gishobora kubahitana bombi, umugabo akemera gupfa mbere, umugore agasigara. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo rero igihe warose uje umenya gutandukanya uburyo butandukanye, byaba ari umugabo, umusore n'umukobwa ubukwe, byaba ari uguhisha ibanga bigira ubukwe bwawe, byaba ari urubanza rw'iteka, rwaba ari ukwihana, rwaba ari ugucungurwa, byaba ari ukuraguza cyangwa urupfu, 7 urupfu. Noneho rero bagore mugandukire abagabo banyu, ariko n'umugabo nawe akunda umugore we kuko Kristo akunze itorero akaryitangira, n'umugabo abe yakwemera gupfa mu cyimbo cy'umugore we, umugore agapfa nyuma. Ibyo nibikwiriye abari mu mwami. Umugore arakwiye kuba akaganduka, umugabo nakamushiraho urukundo rwose kugera ku rwego yabasha kwitanga kubwe. Igihe cyo kwerekwa rero ushobora kwerekwa ubukwe uri mu rushungi, uri kugendagenda, kandi uri umugabo ufite umugore. Ico gihe iyo bitageze ku gikorwa c'ubukwe aba ari amakimbirane agiye kuba mu muryango. Naho iyo bigeze ku gikorwa c'ubukwe aba ari ugupfa kutaruri kumwe namwe. Ni ukuvuga ngo wa mugore agiye kugera igihe cyo gupfa. Iyo abantu rero babimenye bafata ingamba zo gusenga, kuko Satani aba yabasabye. Umugore afite umugabo ariko agahangara akarota undi mugabo baryamanye, cyangwa umugabo ufite umugore akarota aryamana n'undi mugore, icyo ni ikintu kibi gikomeye. Nababa barabyubatse mu bitekerezo byabo akaba yaramurarikiye, ariko iyo bije mu nzozi bikageza igihe bigera ku gikorwa c'ubukwe, umwe muri bo bagiye gupfa. Nico bisobanura. Nukureba neza rero, iyo nta gikorwa cabaye abari amakimbirane mu muryango, ariko iyo cabaye umwe muri bo bagiye gupfa, wa wundi utaruri kumwe nabo,
muje murabisobanukirwa rero. Abantu benshi baza ngo ko narose ndyamana n'undi mugore kandi utari uwanje, ni ikibazo nyine. Umugabo nawe wiroteraho kandi afite umugore kandi n'umugore ari kuri ubwo buriri, ico gihe nta makimbirane agiye kuvuka muri uwo muryango. Mubisesengure neza rero mubimenye, uzagira icarota azarebe icakozwe hagati y'ico yarose cyangwa ico yahishuriwe cyangwa ico yeretswe. Imana izabafasha kugira ngo mugendere ku byanditswe byera, yaba uweretswe, yaba uwahishuriwe, yaba uwarose, yaba uwabonekewe, abo bose, yaba uwahanuriwe, yaba uwanabibonye mu nyandiko zidasobanutse ko nabyo biraza, ashobore gusesengura ngo ubukwe busobanura iki. Icambere busobanura kurongorana kw'abakundanye, kabiri ni ibanga, gatatu ni urubanza, kane ni ukwihana, gatanu ni ugucungurwa, gatandatu ni ukuraguza, karindwi ni urupfu. Imana yacu dusangiye kugira ngo tumenye ibyo, kandi Imana iturokora ibi byose kugira ngo Yesu nagaruka mu bwiza bwe azasange umugeni yiteguye kumusanganira, nk'uko byanditswe mu byahishuwe ibice 19 umurongo wa 7 kugeza 9, hava ngo mwishime munezerwe muririmbe kuko ubukwe bw'umwana w'intama busoye, kandi umugeni akaba yiteguye. Kuko ngo ahaye kwambara imyenda y'igitare, iyo myenda y'igitare ni imirimo yo gukiranuka iyabera. Murangwe n'imirimo y'abera, murangwe n'imirimo yo gukiranuka abera bose, mwibuke kumesa ibishura, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera ca giti c'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo, abo bazaba biteguye gusanganira Yesu Kristo ubwazaza. Murakoze muzirikana ibyo kugira ngo ijambo ubukwe niryongera kuboneka uzamenye ico shaka kuvuga. Ni ibintu 7 bikurikira twavuze nk'uko twabisesenguye buri gigo ku yindi. Imana idufashe, ifasha bumva amagambo hirya no hino mu mahanga yose, abakurikirana kuri channel ya Gusenga everyday, mukurikirana amagambo kugira ngo azabashe kubakomeza mu minsi mibi. Murakoze, Imana ibagire neza kandi bawumugisha mu izina rya Yesu Kristo ubwami wacu, amina. Turagushimiye Mana data wa twese uri mu ijuru, ibindi biremwa byose warategetse biraba, ariko umwana w'umuntu uravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Nandizo mpamvu kuko wavuze ngo si byiza kugira ngo uyu muntu abe wenyine, ugiye kumuremera umufasha umukwiye. Wari ushaka kugira ngo umugore n'umugabo bazubaka umuryango ukubaha. Mana ishobora byose, ufashe imiryango y'iki gihe tugezemo, umugore n'umugabo ubatabare mu ngo zabo. Hari amakimbirane akomeye ashingiye ku bintu bitandukanye, ariko we Mana niyo wubaka, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo ibintu n'amatungo tubiragwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza tumuhabwa n'Uwiteka. Narizo mpamvu uri kumwe n'imiryango muri iki gihe itangiye gusenyuka myinshi, tuzi kuko kwawe gukomeye kuri hejuru y'imiryango yose, urushaho gucubya izo makimbirane, abantu babashe kumvikana kugira ngo imiryango niyubaha Imana, umuryango wo mu nzu ubashe kubakwa, niwe uzabasha gukomeza wo ku rusengero, kandi bose bazabashe kukuragana ugaruka mu bwiza bwawe. Wa mugeni twavuze abashe kwitegura kugusanganira. Urakoze Mwami ko uzabikora, kandi urabishoboye, turabyizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amina. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre kuri channel ya Gusenga everyday. Nimero ya WhatsApp ni 078 666 966 20 078 666 966 20. Nayigenda kubashaka ubusobanuro bw'ibibazo iruhande ni 078 3 4